Yeza, sinatinya kuvuga ko ari igisiribobo mu muziki w'u Rwanda. Yitwa Itaha Iwacu kubera ibikorwa bye yahisemo no kwiyita Munyakazi, natwe koko turabyemera. Niba wabyumvise neza, tugiye kugaruka ku mugabo witwa Bruce Melody umaze gukora amateka adasanzwe. Tugiye kugaruka ku mateka ye, uko yakuze n'urugendo rwe rwo kwinjira mu muziki, tukaba tumuzi nka Bruce Melody. Bruce Melody yavutse mu 1992, avukira i Kanombe mu karere ka Kicukiro. Hanyuma ise umubyara yitwaga Javeni Nibihangana na mama we witwa Verena Muteteri. Bruce Melody akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane. Amashuri abanza yayatangiriye ku kigo cyitwa Campi Kanombe, hanyuma amashuri yisumbuye ayatangirira i Kanombe ahitwa Efoteke, aza kuyarangiriza ahitwa Islamic ni mu karere ka Rwamagana. Hanyuma rero reka tugaruke ku rugendo rwe rwo kwinjira mu muziki nuko byatangiye. Bruce Melody yakuze ari umwana wo mu rusengero, akura aririmba muri korari. Hanyuma rero avuga ko yahimbaga indirimbo akanazandika, ariko bakaziha abandi muri korari bakaba aribo bazitera imbere. Ntabwo bamuhaga umwanya n'amahirwe wo kwigaragaza nawe ngatere izo ndirimbo yabaga yanabandikiye. Hanyuma rero ibi byaje kwituma Bruce Melody Itaha Iwacu afata umwanzuro utari mwiza icyo gihe, aba yifatiye gahunda yo kuva mu rusengero no guhagarika ibya korari kuva ubwo ngubwo. Ibyo byatumye ahagana mu mwaka wa 2006 yandika indirimbo ye ya mbere y'isi, aragenda yihereza umuproducer witwaga Jackson Dadoyo, ariko iyo ndirimbo ntabwo yigeze irangira. Bruce Melody ibyo ro byatumye afata iyi ndirimbo ayihereza murumuna wa Dadeyo, muramuzi, witwaga Nasoni, ariko Nasoni nawe iyi ndirimbo ntago yigeze ayikora ngo irangire kuko yaramunaniye. Ibi rero byahise biba ibindi byatumye Bruce Melody acika intege, asa nk'uretse umuziki ku ndirimbo ye ya mbere yari yahaye abaproducer bananirwa kuyikora. Hanyuma rero nibyaje kugarukiraho Bruce Melody hanyuzemo imyaka ingahe, bigeze mu mwaka wa 2010 agaruka muri studio akora indirimbo yitwa Inkovu mwaje kumenya muri iyo myaka y'icyo gihe, ariko kubera amasomo ntabwo yabonye umwanya wo kuyamamaza cyane ngo imenyekane. Yaje gusubira muri studio Bruce Melody mu mwaka wa 2011 akora indirimbo yitwa Ngiye Kubivuga, nyuma aza gukora Tubivemo ayikorerwa na producer Fazo. Izo nizo ndirimbo yakwita indirimbo ze za mbere. Tubivemo yo niyo ndirimbo yakoze yumva ibye nkuko abishaka. Hanyuma nyine urumva iyi ndirimbo Tubivemo niyo Bruce Melody yakoze, abona ibintu bitangiye kugenda uko yabipanze nuko yabishakaga. Hanyuma n'ubundi muri uyu mwaka wa 2011, uyu niwo mwaka Bruce Melody yatangiriyemo gukabya inzozi ze mu muziki, ndetse ni nabwo yakoze indirimbo zatumye atangira kumenyekana, harimo nk'iyitwa Telefone n'izindi nyinshi cyane mwagiye mukunda. Hanyuma hagati y'umwaka wa 2012 na 2013, Bruce Melody yashwanye na producer wamukoreye za ndirimbo twabonye yagiye akora zikamuhesha amahiti. Yahise ashwana na producer Fazo ajya muri Bridge Record, niho yaratangiriye urugendo rushya rwe rwo kurekodinga imiziki. Icyo gihe ni nabwo yahise atangira gukorana na producer witwaga Piano. Icyo gihe muri 2012 ni nabwo Bruce Melody yapfushije mama we umubyara.
ni ikintu cyari kitoroshye, cyari gikomeye cyane nk'umusore nk'uyu wari utangiye urugendo rwe rwo kubaka ubuzima mu muziki. Muri uwo mwaka ni nabwo yari umwe mu bafashaga abahanzi ku rubyiniriro, bivuze ko nyine yajyaga kuri stage akaba mu bafashaga kubekinga abahanzi. Icyo gihe yari afite indirimbo zirimo Tubivemo ndetse na Telefone zari zatangiye kumenyekana. Muri 2013 Bruce Melody yinjiye muri lebo ya Super Level. Hanyuma muri 2014 ndetse na 2015 Bruce Melody yari umwe mu bahanzi bari bameze neza, bakoreraga indirimbo muri Super Level yari ya Richard Nsengi Umuremyi. Muramwibuka, uyu niwe wari ukuriye lebo nyine ya Super Level. Niho Bruce Melody urugendo rwe none rw'umuziki yari arukomereje asinya amasezerano. Uyu muhanzi rero Bruce Melody nubwo yari afite ibihangano bikunzwe muri icyo gihe ndetse ari no mu bari bafitiye runini iyi lebo ya Super Level, ariko yahabwaga 30% by'amafaranga yabaga yakoreye muri iyi lebo. Hanyuma rero mu mpera za 2014 nibwo yakozemo indirimbo yise Ndakwanga, bivugwa ko ari indirimbo yakoze ashaka kwihimura kuri producer Piano nawe bari barashwanye nyuma ya producer Fazo. Iyi ndirimbo yayikoreye kwa Fazo n'ubundi nanone bari baramaze igihe kinini barashwanye. Rero mu mwaka wa 2015 yasheshe amasezerano yari afitanye n'iyi nzu yafashaga abahanzi ya Super Level. Muri Werurwe uwo mwaka yajyanywe mu nkiko aregwa kwishyura miliyoni 18 Super Level, ariko biza kurangira yishyuye miliyoni 2. Super Level niyo yari yamujyanye mu nkiko uwo mwaka kandi, ariko ni nabwo yahuriyemo n'ibibazo byinshi. Yanibarutsemo umwana w'imfura yise Burita. Hanyuma rero mu Gushyingo 2015 umwaka Bruce Melody yawurangije nabi bitewe n'umukobwa witwa Agasaro Diana wamuzaniye umwana mu kabari k'inyamirambo ahahoze hakorera inzu ya Super Level amusaba indezo. Bruce Melody yakomeje kumwigarika ndetse n'uyu munsi ntiyigeze yemera uwo mwana bamushinjaga yuko aruwe. Hagati rero muri 2016 na 2017 uyu muhanzi Bruce Melody yarahiriwe bitavugwa, biba byiza kurushaho. Muri 2017 nibwo yakozemo indirimbo yitwa Ikinya, yabaye imwe mu zazamuye igikundiro cye n'izina rye riramamara cyane. Ni nabwo yagiye muri Kenya muri Coke Studio anakorana indirimbo n'uwitwa Kaligraphe John. Muri uwo mwaka ni nabwo kandi uyu muhanzi yasubiyemo indirimbo ye Ikinya. Hanyuma iyo ndirimbo ayita Twatoye Twatsinze mu kwishimira intsinzi ya Perezida Paul Kagame mu matora. Ibi rero byakomeje kuzamura izina rye ku ruhando mpuzamahanga. Izina rye riva mu mbibi z'u Rwanda rifata hirya no hino mu bindi bihugu. Hanyuma rero nibyaje kurangiriraho hagati muri 2018 na 2019. N'umwaka wahiriye cyane Bruce Melody kuko ni nabwo yatwaye igihembo cya Primus Guma Guma Superstar. Ni nabwo bwa nyuma iri rushanwa ryabaye muri 2018, nabwo indirimbo yahuriyemo na Urban Boys yitwa Nta Kibazo iri mu zakunzwe cyane mu gihugu. Yes.
hanyuma rero ibi ntibyarangiriye aho, kuko noneho hagati muri 2020 na 2021 ubwo icyorezo cya COVID-19 cyazaga, Bruce Melody ibintu byaje kugera ku rundi rwego, asohora indirimbo nka Hands Up, Iragenda, Ibakasa Mutwe, asohora Abu Dhabi, asohora Sawa Sawa, asohora Samoya n'izindi nyinshi mwakunze zamenyekanye ku rwego rwo hejuru cyane. Hanyuma rero Bruce Melody ibi byamuhesheje ibihembo bitandukanye cyane, birimo ibya Salax, Kisama n'ibindi bitandukanye. Ngayo nguko rero twagarutse ku mateka ya Bruce Melody, tubashimiye kuma mwabanye natwe, naho mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.